umugore w'icyasamanga, umugore w'umuhanga, umwana wa wundi w'icyomanzi, umwana utegera amatwi ababyeyi bose bakubiyemo ngo abubahaga Uwiteka baraganiraga. Ni ukuvuga ngo turacyashishikariza abantu. Twongeye kubasuhuza kandi tubifurije umugisha w'Imana mwese abantu mudukurikiye muri hirya no hino. Ndabizi ko mugenda munyurwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Rero kubw'ibyo tubonetse hano, turi hano ku bwanyu, ariko turizera neza ko namwe muri ahangaho ku bwacu, kuko tutahabaye ntimwaryoherwa, ariko namwe mudahari natwe ntitwakiyumva. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu mbahaye ikaze mwese, nta numwe nsigaje ku bantu bose badukurikiye. Hanyuma rero njyewe nitwa Niyongira Bernard, mboneka kenshi kuri mikoro yo mu gikari. Ariko imbere kuri screen ngira ngo murabona ko turi kumwe n'umushumba, mu mafoto yawe umushumba turongeye tugize akamwenyu, tukwinjiza muri studio tukubwira ngo tukoge. Hari indirimbo kera bajyaga baririmba ngo nimubogereze ibirenge. Yo ni aba Pentecost. Ariko nabo bo hambere ngira ngo sinzi ko abo ngo bakibikora, ko nibuka ko mu mikirizwe yacu yo hambere. Yego. Urumva turabo hambere mu kumweme igihari. Mu by'ukuri nibo bogereza ibirenge, ntabwo yabaga ari indirimbo gusa, baranabyozaga koko. Yego. Ku bafite agakiza ko hambere rero, iyo dutekereje kuri ibyo bihe, Yego. twumva tubikumbuye. Uzi kubona abantu bakwakira, akurayo umuswaro yateguye kwihanaguza igihe yagize icyunzwe, akabona arimo arayihanaguza inkweto yawe. Mu by'ukuri hari aho bigukora, hari aho bigukora, hari aho bikuzamurira amarangamutima, hari aho bikwinjiza mu kwigisha icyigisho gishobora kugirira abantu umumaro. Yego. Bitewe n'icyo uhakorewe. Dufite rero abantu bari kumwenyura bitewe nuko twababereye ingirakamaro, kubw'ibiganiro bigenda binyura hano. Nabwira abantu badukurikiye ngo nibongere batera agatebe, ariko nanabibutsa ngo nyaboneka mujye mufata agenda, mufate n'ikaramu. Yego. Mwandike. Bandike. Kuko ni byiza ko ibintu tuvuze uyu mwanya byakugira akamaro, ariko nejo ukazongera ukanyuzamwe amaso. Uyu munsi ndagira ngo twinjire mu kiganiro umushumba, nkuko namaze kubona ko ugenda ufasha abanyarwanda, ariko by'umwihariko ntekereza ko ibiganiro tugenda dukora binafasha by the way ubuyobozi, kuko ahubwo cyane cyane niho binibanda, niho byibanda cyane rwose. Nanabanze mbasuhuze. Yego. Ndabasuhuje abankurikiye mwese. Mazina ni Pastor Karemera James, ndi umushumba mukuru w'itorero rya Disciple Nation Pentecost Church. Yego. Rifite inkomoko muri Tanzania, niyo mpamvu ngira ngo abajya bankurikira njya nshishamo ibyigisho cyangwa se ibiganiro nkavuga mu Giswahili, nuko rifite inkomoko muri Tanzania. Nayo nayita DPR yo hakurya hariya. Hari abayita FPST. DNPC. Disciple Nation Pentecost Church. Okay. Urumva ni hazamo ko kantu k'impuzamahanga, ariko ni Pentecote nyine. Iyo ugiye gukurikira amateka yaryo usanga ni nk'iyi yo mu Rwanda, nka DPR yo mu Rwanda bitandukana kuri ayo mazina, ariko abamisiyoneri ni bamwe, igihugu baturutsemo ni kimwe, ndetse bagiraga na system yo kugabagabana ibihugu bagiye batatu. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda bari batatu, Tanzania bari batatu, amatarike n'igihe batangiriye ni bimwe, uretse kwenda iri hari aho ryivuguriye vuba kurusha DPR yo mu Rwanda. Urabona ko DPR ubu nibwo irimo kugenda ikora amavugurura, cyane cyane bijyanye no kwiyomora kuri doctrine zabo. Yego. Baritangije kugira ngo ryigenge nk'itorero, ryibesheho nk'uko ryibeshejeho, kuko nta nkunga z'amahanga n'ubundi biba kibona, no guhuza n'itegeko doctrine z'itorero, amategeko agenga itorero, kuyahuza n'amategeko y'igihugu itorero barizwamo. So ni muri ubwo buryo rero icyiciro gikuru kibarusha, ariko ngewe ndihagarariye mu Rwanda. Natwe dukoreye hari Akayonza muri Rwinkwavu, turimo no guteguramo ibikorwa byinshi, kuko turimo kubaka, ntago turagera ku cyiciro cya nyuma cyo kubaka, ariko ibyinshi dusa naho twamaze kugenda tubikoraho. Yego. Harimo iyi centre turimo kubaka, tuzanyuzamo cyane ibi byigisho by'umuryango,
by'umuco ariko bishingiye kuyoboka abana nyirizina. Amen. Kuko hanze y'iyobokamana ntago wansangayo kandi njya mu iyobokamana nari mvuye aho hanze. Yego. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo hanze ni hanze. Navuyeyo rero kandi ntuzasubirayo. Ntago nzasubirayo. Ntago nzasubirayo. Noneho nabaye n'umushumba hari nibidushikamira kuguma hano. Yo maze kugira titre nayo hari gihijerwa ukagabanya ibyo wavugaga ukagabanya imikino wakinaga. Ibyo byose biri mu kigize gukomeza igipasteri kugwa ko umupasteri kuba gakeya. Ariko hari igihe n'ibigeragezo bimunanira kubyihanganira. Ngo rero Pasiteri Karemera James nahamagawe mu buryo bwo kubwiriza kwigisha ariko cyane cyane ikintu bita kwigisha. Ni nayo mpamvu mpitamo kwigisha ibi byigisho bikomereye benshi ariko bikiza benshi nanone kuko ni ibyigisho twibanda cyane ku ngo, ku mibanire y'ingo. Ariko iyo haje imibanire n'imibanire y'amatorero kuko nk'iyi poroje turimo gukora izakorera ku matorero yose ntabwo ari itorero rimwe. Niyo mpamvu tuzakenera RGB. Hari impuzamatorero yashyizweho nk'umurongo ku gihugu, ku karere, ku ntara ndetse no kugeza ku murenge. Iyo bita RIC tuzakorana nayo. Ariko ikizaba kigamijwe n'iki ni ubuhuza nyine. Kuko muri iyi poroje harimo ubuhuza. Ubuhuza bijyanye n'ubwunzi n'iki byose. So rero ibyo twigisha ni ibitugize ntabwo ari ibyo twize gusa, si ibyo twahuguwe. Niwo muhamagaro wanjye gufasha abantu, kunga abantu kuko ibi nabitangiye nkiri muto ntaranashaka. Nkiri n'umwana yewe kuko wasangaga nkiza imiryango umwana muto cyane. Ubwo impano yanjye nge nanyikuriramo nk'ibisanzwe habamo ibigusha, ibinaniza, gutinda kugera ku cyo warugamije kugeraho, amakorosi menshi. Ariko iyo nibutse ko Yesu yabiciyemo binyongera imbaraga nkavuga nti finali yanjye ishobora kuza nk'iya Paulo uvuze ati nge ubumeze nk'ibisukwa ku gicaniro. Narinzi ibyo kwizera kandi ubutumwa nari butange narabutanze. Niyo mpamvu nifashishije itangazamakuru nk'uko haba ibitangazamakuru byandika ibivuga iby'amashusho nk'uko kugira ngo dufashe umuryango umusanzu wanjye ushingiye ku mpano yanjye ngugeze kuri benshi. So rero ahantu bijya bimbabariza cyane wenda nubwo nakwambaye ijambo umwanya munini nukumva nka Tanzania, ukumva nk'u Burundi, ukumva nk'i Bugande barakumva bakeneye kugutumira kugira ngo bagusaruremo ibikurimo. Ariko abiwanyu uvuga mu rurimi mwumvikanaho ndetse uzi n'ingorane zabo cyane kurusha ugasanga nibo batakumva. Turajya mu giturage aho kugira ngo bumve igishobora kubakiriza ubuzima kandi bagize ubuzima bwiza imibereho iroroha kuyibona ahubwo bagategereza icyo bafasha ku mibereho. N'icyo azanye iyo n'icyo azanye yarandindije cyane. Santere nk'iyi nagombye kuba narayibonye biri ku rwego rwo guhugura abantu benshi bajya kubyigisha ko sinagira hose icyarimwe. Ariko iki kintu cyo kuba bategereje icyo bazaniye cyo kurya njya numva abantu bavuga ngo abanyamadini ngo basahura abantu ntibyabura kuko hari amadini cyangwa se amatorero ari ku rwego rwo kwibeshaho. Ariko aya yacu agitangira bari ku rwego rwo kubeshwaho ahubwo. So ibyo rero bigenda bidindiza byuko abantu bakenera kubaha ibyo barya bya none kuruta ibibahereza kwibeshaho kurya birambye. Ibyo rero Yesu yahuye nabyo aho yagendaga atanga ingero avuga ati abenshi muri bo baba bazanywe n'imigati. Kandi koko kuko iyo yasozaga kwigisha icyiciro cyakurikiragaho iyo habaga hatarimo kugabura ntago yababonaga. So ni wacu rero turabibona ukora ibiterane waba wagaburiye abantu. Ni n'umuco mubi Imana imbabariye ko nkuvuze kuri kamera cyangwa se ku kiganiro nk'uku. Ariko abapasiteri bacu b'u Rwanda ndabasabira muri ino minsi cyane kugira ngo bagere ku cyiciro cyo kwigira kuko dukora ibiterane nk'ibi birimo kwigisha bene nk'izi nyigisho. Wenda wabonye nk'umuntu ufinansa icyo giterane kwishyura sale uburyo bw'ibikoresho amazi yo kunywa n'iki. Ariko kugira ngo uzajye kubona abapasiteri wigisha bashobora kugukurikira bakumva izi nyigisho wazanye abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri ibi bintu
ugasanga birasaba ko hari ikiguzi, hari akantu runaka babona. Birya rero ntabwo ari si umuco mwiza, si umuco wa kinyarwanda, ariko kenshi usanga bizingiye ku bukene, ku mibereho ikiri hasi. Ariko bajye bamenya yuko Yesu ntabwo yigeze agira imibereho ihambaye, nta etaje tubona muri Yesu. Niyo mpamvu nabagira inama kuri mikoro mba mbivuze mbabaye ko bajya bihagaraho nk'abashumba bashumbiye umwami Yesu, bahagarariye umwami Yesu, kuko yaravuze ngo umushumba uragirira ibihembo ntabwo ari uwe, ntabwo ari uwe. Ugasanga amahugurwa meza nk'aya, dufite abarimu twatoranyije, twashakishije, bakoze ubushakashatsi ku mibanire n'ingo, kandi ugasanga bafite ikibazo cyabo bashingiye ejo hashize, barimo gutandukana no munsi ku myaka 2-3, nubwo amategeko y'u Rwanda agenda agira icyo akora. Ariko aho kugira ngo baze bahugurwe, bumve, bajye kwigisha, ugasanga badindijwe no kuba nta transport washyizemo. Ndasaba rwose bagenzi banjye tujye twitabira kandi twigishe, tutegereje ibihembo ku mwami wacu Yesu. Urakoze kuba unyihanganiye, nkavuga utuntu twinshi, wenda icyo nsozanya kugira ngo ukomeze uko wateguye ikiganiro. N'icyifuzo kuri ibi biganiro byacu biba bikomeye, kuko hari aho tugera tugasa n'abitambitse, tukitambika, ugasanga twibanze ku mugore cyane, tuvuga umugore imikorere mibi myiza aho yakabaye imugeza aho imibi mugejeje. Ugasanga abagabo nibo barebye cyane, bakomye amashyi, ariko ngo ukomeze urusyo ukomene ingasire. Akarera ko nabasabaga, ndabasaba ko bumva ikiganiro, kuko iyo dutangiye gutya tuba dusobanura ku byo tugiye kuvugaho, ariko iyo dusoza tuba turimo dutanga igisubizo ku byo twaganiriyeho. Rero umuntu ukumva uko ikiganiro gitangiye ntamenye uko cyasoze, ntacyo yunguka. Ni nayo mpamvu abenshi burya birangirira hariya mu kumva, kuko nta umwanzuro ntibaba bawumvishe kugira ngo bafashe abandi. So rero nsaba abantu turiga uburyo bwo guhina ibiganiro kugira ngo bigire iminota mike, ariko aho kugira ngo mbe nk'uwo nguwo, nakumva nihuta nkaza kumva umwanzuro, kuko dusoza nyine tugaragaza uko ibyakabaye bigenda. Nako ngako bamwe bakora subscribe, bamwe bakora share na comment, wibikora nawe byumve, nawe birakureba. Uri umusore, uri inkumi, uri umugabo, uri umugore, mwene izi nyigisho cyangwa mwene ibi biganiro. Urakoze nuko ninje nyine ni nayo kaze mbahaye. Ni pasiteri nyine, ubwo ninje mu nshingano zo kuba igipasiteri, amaze ibinsi bankurikira kwa kundi banyihanganire. Yego. Hanyuma nagiranga ngo hari ishyaka ngize cyangwa se ikibazo ngize, niba nakita ikibazo ni icyifuzo, nk'umushumba cyangwa se nk'umupasitori. Ngira ngo murabizi ko yuri umushumba ufite abantu benshi baba bahagaze imbere yawe, bategereje kumva kugira ngo ubashe kubabera umwungeri. Ariko tumaze igihe tubona intama nyinshi ziri kugenda zitana, reka mbita intama kuko niyo mvugo nziza abantu bari buze kumvamo, cyane cyane nk'abakristo. Urasanga urubyiruko rwo muri no minsi, abarokora ahubwo reka tubyite gutyo, urubyiruko rwo muri no minsi, kandi akenshi tugira urubyiruko rufiteho rubarizwa mu madini n'amatorero. Bamwe ugasanga ni abaririmbyi babarizwa mu makorari, ariko wajya kumva ngo ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko rwahashiriye. Wajya kwitegereza ugasanga si babandi gusa twita ko ari abataregeze bamenya Imana, ahubwo ugasanga kenshi nabo twitaga abakristo. Hari ijambo rimaze iminsi rivugwa ry'abantu bari gukoresha icyo nakita amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'u Rwanda, buvuga ati nyaboneka ibi bintu ni mubireke. Tunashimira ubuyobozi bukomeje gushyiramo imbaraga. Ariko nk'umushumba nashaka kugira ngo mbaze mwebwe nk'urubyiruko rwanyu mubereye abashumba, wenda n'abandi badukurikiye bari hirya no hino, ubu babaye intama zawe. Babaye intama zawe. Aba babaswe n'ibi bitekerezo koko. Oya birahari. Ndavuga abo kuba intama zanjye nimba ari byo, kuko hari intama, hari n'abambara uruhu rw'intama, kandi nabo bakitwa intama. Tuvuze intama za Kristo.
muri Kristo Yesu. Sebo? Hanyuma mwebwe mubibona mute iyo mubonye urubyiruko ruri gutwarwa n'izi mbuga nkoranyambaga kugera ku rwego bafata ujya kumva umuntu yafashe ubwambure bwe ari kubwoherereza undi kuri telefone undi nawe akamwoherereza ubundi donc ugasanga abantu ubwonko bwararangiye aho usanga imitekerereze y'abantu yarashize no mu bigo by'amashuri nyambyumva ko hari igihe ugera ku ishuri ugasanga umwana ubwenge bwarabuze bitewe n'ibyo bintu. Yego. Ndagusubiza mu magambo ahennye kandi nsubize nk'umupasiteri. Yego. Twebwe abapasiteri tubabajwe cyane bikomeye yuko abo dufite barimo baducika. Barimo baraducika kubera iki? Kubera ko n'abana b'ababyeyi b'abakristo bakijijwe neza, ibyo byose bitari byazo. Yego. None ugasanga uyu mwana yararinzwe. Rero bamwe badakijijwe ntabwo turi bubatandukanye. Yego. Barigana ku mashuri, ejo barahura mu mirimo, ugasanga aba bantu basa naho banyotewe kureba ibyo babujijwe. Bivuze iki? Bivuze ngo haba ku babyeyi haba ku bapasiteri uretse gusaba ngo nibatinyuke baganiriza abana, aho kugira ngo uriya azamuyobye amwereka yuko inyungu ziri mu gufata ubwambure bwe, arimo yikoresha imibonano we ku giti cye ari bujyoherereza umuntu, kugira ngo umuntu amwumvishe inyungu zirimo. Icyiza nuko yaba yazumvishijwe n'umubyeyi we cyangwa umushumba we. Njye akaba ari njye umwumvisha izo nyungu ku buryo runaka nibahura akajya kumuyobya kumwereka inyungu zirimo, azaba azi inyungu n'igihombo biri muri ibi bintu, amenye uko abyitwaramo. Aha rero bivuze iki? Bivuze ngo abapasiteri batinyuke bigishe inyigisho z'urubyiruko, babaho umwanya. Twarabikoraga mu myaka ishize, ntabwo ari kera cyane, muri za 2000 hafi kugeza muri za 2006 na 2007, aho twagiraga ibiterane by'urubyiruko biri mpuzamatorero, tukaza gutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo dukumire abafite isoni n'iki, tugashyiraho gahunda yuko buri wese yandika ikibazo cye cyangwa icyifuzo cye. None igihe bavuye muri pause gufata amafunguro n'iki ku giterane cyane mugoroba, hakaba umwanya kwigisha byo bigahagarara, gusubiza ibibazo byabajijwe. Iteka mu biterane nka 4 nabonye hibandwaga ku kintu bita kwikinisha. Uyu munsi barimo barabivuga, numva amaradiyo atangaza ngo bavura kwikinisha n'iki, ariko mpagaze kuri iyi kamera ntabwo natinya kuvuga ko ari ikinyoma. Ni ikinyoma ndetse cyambaye ubusa, kuko gukira kwikinisha ni wowe n'ibiganiro byiza by'umwizerwa wawe yagusunikiramo. Kuko aba bantu bajya kubijyamo, uyu muntu arabanza akamwereka ko ari we mwizerwa we ndetse uzanamubikira n'ibanga, sibyo? Yarangiza akabimwigisha, ariko se koko niko birangira amubigiriye ibanga? Ko tubibona hanze, uko mubibona niko tubibona, tukababara tugategura amasengesho. Rimwe na rimwe mugategura amasengesho y'urubyiruko agasengwa namwe abapasiteri cyangwa ababyeyi, rwa rubyiruko rwabuze. Ariko ni icyorezo kiri hose, nta bitagira iherezo, nabyo bizarangira. Ni Sodoma na Gomora yararangiye, kandi ikiremwa muntu gikomeza kubaho. Ariko icyiza nuko twasaba aba bantu barimo kubijyamo, nta cyiza kirimo, kuko ejo azananirwa no kugira ikiganiro ahereza umwana we ukuri guhari. Uyu muntu naho Imana iza, kuko Imana iyo ishaka kurokora umuntu ishobora kukureka wowe ariko ikagutegera mu rubyaro rwawe, abari rwizaho umugisha we yakwihoreye. Twarabibonye kuri Dawidi na Salomo, aho Dawidi yashatse gushimira Imana ibyo yamukoreye, akavuga iti oya, ishimwe ryawe ryigumanire, cyokora nzemera iry'umwana wawe. So rero ndabwira aba bantu mvuga ngo ejo hari igihe Imana izamuha umugisha abyare, aburi icyo aganirira umwana we. Kuko nk'uno munsi wa none hari imiryango myinshi itazi no gucana imigani, itazi no gusakuza. Na twa dusakuza two muri primaire batatwibuka, ariko ziriya n'inyigisho barimo batakaza. Kubanyumva, kubankurikiye, ku babyeyi, ku bantu bakuru, urubyiruko rwo nirwo twibanzeho, wenda nkomeje kuruvugaho bakumva aba bantu bafite inshingano ikomeye yo kudatakaza umuco ushingiye ku gusakuza, guca imigani, kuko aha niho ufata umwana iyo amaze kuguha ibitekerezo n'ubwenge akureba akurikiye umugani urimo kumucira. Inama umugira yumva nka wa mugani, ntago bimuvamo, kuko wa mugani hari igihe wiga kugira ngo ejo nawe azawucira abandi. So rero
ababambura busa leta irahari nibihagurukire amategeko y'u Rwanda ni meza 100%. Ni meza 100% kuko amategeko ahana ibigande kandi ibigande nibyo birimo kwiyongera mu matorero baraducika uyu munsi sinzi nimba nta cyaha ndibe nkoze ariko nta cyaha turajya mu mibare ya insengero zimwe zirafunze ntago turashobora kuzuza ibisabwa ariko ukajya mu mibare ugasanga mu rubyiruko mu bakobwa 8 wari ufite 4 bamaze kusama inda z'indaro yamaze ku baraguye bigize ibyigenge aho bigahita bigaragara yuko hari igitsuri cya pasiteri gusa icyo umubyeyi nticyari gihari ariko kuri guhari umwarimu umubyeyi umupasiteri bagize ikintu kimwe nukunganira uyu muntu ibitekerezo byiza kuko ibi byo ntawe ubyigisha birizana byo kanyagwa tukira hangaho hari uburyo uvuze ati nukunganira abantu umuntu akagenda atanga ibitekerezo nk'umubyeyi cyangwa se n'umuturanyi by the way ahubwo ikibazo gihari hari ijambo riri gukoreshwa n'abantu bavuga ngo uri mwana wo kwa runaka ntashoboka aho usanga ingero zigenda zigaragara ko hari igihe ubwira nk'umwana w'umukobwa cyangwa w'umusore ko bati iyo myitwarire uri kwitwaramo ntago ihwitse ntinakubereye nk'umwana twari dutegerejeho ibyishimo by'umuryango ejo hazaza we ukajya kumva kuvuga ngo bikurebaho iki ukumva aravuga ngo ubabajwe n'iki ko ari nge wiyambitse gutya ni nge wiyambitse ubusa ukumva aravuga ngo urababazwa n'iki ko ibyo ntanga ari ibyanjye uzi iyo mvugo mu by'ukuri yagombye kuba ari iyanjye yagombye kuba ari iyawe ariko se w'uwo mwana ntabwo yakabaye avuga gutyo ise w'uwo mwana nigeze kubivugaho mvuga ngo umugabo mu rugo ni umwigisha umugore mu rugo ni umunyamategeko burya umugore niwe uhana umugabo arayobora ntahana umugore niwe uhana rero iyo batakaje inshingano so naza araza itegeko ry'umugore ntirikuka haba ku mugabo haba ku bana mu rugo sibyo ubuyobozi bw'umugabo ni ntavogerwa haba mu rugo n'ahandi so rero uyu mwana ubwiye akagusubiza gutyo utekereza kuri se na nyina ku babyeyi be kavuga so ubundi bo ni bandi iyo ubazi rero ukabuzi yuko bitwaye neza barinze ubuhamya bwabo ariko umwana bananira wihita uhubuka ngo uvuge ngo umwana niwe wananiranye reba kuri kote negative yabo ni iyihe bananiwe guhana umwana akiri muto bananiwe kwigisha umwana akiri muto uzasanga harimo kuba baramusiganiye nyina yaramutegaga se isaka mutega nyina umwana rero iyo byanze bikunze byabiyaga bimwe bivuga ngo umwana ni umugani ubwo nshaka guca uvuga ngo uwanze kumvira se na nyina yumvirije ni ukuvuga ngo uyu muntu yanze kumvira se na nyina ariko hari n'utabwirwa na se na nyina azumvira iki se n'ubundi ni rya jeri ijeri rero bisobanuye iki ijeri ni agakoko agasimba kaba kari mu butaka wumva kaduhira so ni sound ituruka hanze mu rusaku izo njereri rero iyo zamaze kuba nyinshi mu mutwe no mu matwi y'umwana niyo atangira gusubiza bya bibazo yahuye na pasiteri avuga wa mukobwa kutagisenga ko ntakikubona imyitwarire yakoze pasiteri birakurebaho iki naza mu rusengero birakurebaho iki ese abarurimo bo bamariye ubu tuntu nk'utwo tw'utugambo burya uri umuhanga uri umupasiteri uri umwarimu uri umurezi wegera ababyeyi ba wa mwana ukabereka ko byibuza hari igaruriro sibyo hari igororero hari uko uyu mwana wabafasha uyu mwana wabo bakamugarura kuko si byiza ko bajya igitaga turumva leta yo kuko ari umubyeyi itegura uburyo bwinshi bwo kugorora wa mwana ariko kuki arinda kujya kugororerwa muri leta yagororerwe mu muryango ko nabo leta ifite b'imfubyi badafite abo babyeyi babigisha usanga irimo ishakisha uburyo ibagarura mu muryango bakabona bwa burere na cya gitsuri cyo mu muryango ku cy'uwawe mwebwe mukiriho yabananira uwo mwana rero nawe icyo namubwira ni kimwe hari umugani uvuga ngo uwawe umutanga avayo ntumutanga ajyayo kuko iyo akigenda aba yumva bya bindi byaduhiriye mu matwi ari byo bimufitiye uburyohe ari byo bikiri mu bwonko ariko iyo ageze bikamusharirira njya mbona bashiki bacu
ku mashosho media bagiye hanze rimwe na rimwe akaba yabeshywe koko ko ari akazi kiwe ni mukobwa wa runaka hari ibyo atinya kumubabaza ariko iyo bavuze ngo amahanga arahanda iyo ageze hariya uriya mubona nk'igikoko kwanza amubona nk'inyamaswa kubera iki abanza kwiyumva mu ishusho yuko ari ikiguzi ari igicuruzwa cyaguze yishyuye hari icyo yatanze ushobora rero kugura umugati w'igihumbi ukeneye kungukaho 200 ukavuga uti no reka ngushyira abana bawurye n'aya 200 na cyagiye so rero uyu muntu niyo mpamvu hariya hanze ntago bakoresha ya mibonano isanzwe bakora hano yataka umuhungu akamurekura wenda ko biha amahirwe yo kuzagerageza ejo sibyo akavuga ati ubwo byanze reka nzagerageza ejo abanza ntinyuka hariya rero ibyo ntibikora abari bunyamaswa nibyo bavuga ngo nukubaga nta kinya so aba bashiki bacu tubabwire ngo n'abahungu ntabwo ari abakobwa gusa ikibategereje hariya hanze ni uguhandwa ni igikomere kidakira nicyo bita ngo ni igisebe nk'icy'umufunzo igisebe kidakira kimwe gihoraho kuko ikintu ahuye nacyo ku myaka 25 y'Imana imuhaye uburama akageza muri 70 cya gikomere kiba kigaruka abavuga ati kuki ntumvishije hari ijambo twajyaga twumva twigishwa ndetse yego nibyo wabivugaho bwakwira bugacya ariko duhozaho nk'ababyeyi nyine abo nabo turabashishikariza kuva mu ngeso mbi z'ubwambura busambanyi bukabije ntabwo umuco wacu twemerera yuko tutanga u Rwanda ngo rube isodoma na Gomora nk'uko bibiri bivuga dukorotira ndashaka ko tureba icyo twaza guha urubyiruko ariko n'ababyeyi kuko twaje gusanga mu mpande zombi hari urubyiruko twasanze ruri kwitwara nabi ariko hakaba n'ababyeyi twasanze bararangaye sinzi rero inama nk'umushumba waza kudufasha kuba waha aba bantu bombi kugira ngo nibura dukomeze tube mu Rwanda rwiza twifuza nejo hazaza tuzabashe kugira urubyiruko cyangwa se imiryango kuko urubyiruko ni wo muryango w'ejo nibura tuvuye ngo dufite niyo twanasaza tuvuye ngo dusaje dufite abo dusize inyuma u Rwanda rwacu ntago ruzimye yego urakoze cyane reka dusoze tujye inama nyine nkuko bisanzwe muri bunyemerere nsome cyanditswe kimwe pasiteri gari mirongo ya Bibiliya ntago byatandukanye turasoma igitabo cya Maraki ni igitabo gisoza isezerano rya kera ku bazi gusoma Bibiliya ibice 3:16 baravuga ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva akitsa wenda turebe iryo jambo hagasoza havuga ngo nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye Yesu ashimwe abankurikiye amen Imana ibaha umugisha abashoboye kumvira ijambo iri jambo rikubiyemo ubujyanama bwiza yuko ikintu cya mbere ni ukubaha Imana yego yo ubashye Imana irakubahisha yo ubashye Imana iragukuza yo ubashye Imana iguha ibyiza yo ubashye Imana irakubaka ukaba wubakitse ubwo ndabwira abakiri batoya bamwe batumva cyangwa se banasuzugura ibyanditswe ushaka ukitwa icyanditswe usaka ukitwa igitabo ariko nunakita n'igitabo turagaruka tukakita igitabo cy'ubwenge hari tukigira amarushanwa yo gusoma Bibiliya ku buryo bwo kwizenguruka hari igitabo twise ngo ni igitabo cy'ubwenge mu kinyarwanda cyitwa igitabo cy'imigani igitabo cy'ubwenge gikubiyemo buri nyigisho y'umuto n'umukuru umugore w'icyasamanga umugore w'umuhanga umwana wa wundi w'icyomanzi umwana utegera amatwi ababyeyi bose bakubiyemo ariko nshatse kuvuga iki cyigisho nshorejeho kuko ni ugutanga inama mu by'ukuri iyo wubashye Uwiteka urumva ijambo uburyo ritubwiye yego ngo abubahaga Uwiteka baraganiraga ni ukuvuga ngo turacyashishikariza abantu kujya mu biganiro nyabyo byubaka bakava mu biganiro by'amanjwe umva aba bantu rero bubahaga Uwiteka ngo iyo baganiraga habagaho iki ngo Uwiteka yarabumvaga yabategaga amatwi yabitagaho yumvaga ibyifuzo byabo yumvaga imipangu yabo yumvaga ibyo bagambiriye Haleluya noneho ibitari byiza
ngo Bibiliya irambwira ngo mu gicuku cya nijoro abantu bashyizweyo ku mariri yabo ngo niho Imana imanurwa no kumvisha uwo muntu. Ni ukuvuga ubwonko butuje nta kirangaza, Imana nihiza ikakurotesha ibyo yo igukeneyeho, ikakwereka wabaye umusirimu, ikakwereka wuriye indege, ikakwereka mbese ikakujyana muri bya bindi yatoranyijemo muri cya kiganiro bizima. Noneho ugatangira gukurana ambisiyo, kuvuga uti nzagera kuri iki. Kubera iki? Ko Imana yumvishije mu kuyubaha kwawe hari ibyo urimo gutekereza, hari ibyo urimo kuganira. So hano rero ndavuga ngo ababyeyi, abana, abasore n'inkumi, hari ibiganiro leta y'u Rwanda nta kitakoze. Yubatse inzego z'urubyiruko, yubatse ibigo by'urubyiruko, yubatse iby'imyidagaduro, yashyizeho urwego rw'ubuyobozi bwihariye aho bahurira bakaganira ibyabo bakabikemura, buri kintu cyose yaragikoze, sibyo? So nibakitabire rero kandi bagikore nk'abakirinda kugira ngo kizafashe n'abandi ejo. Abubahaga Uwiteka iyo baganiraga, kuganira gari kuba bahuye, kuganira gari kungurana ubwenge, kuganira gari gukundana, sibyo? Ngo Imana yategaga amatwi, yarabumvaga. Uzi ariko kugira umuntu ugutegera ugutwi, uzi ko bikiza ibikomere, bikiza ibikomere by'agahinda, bikiza ibikomere byo gukizwa nabi, bikizwa ibikomere by'amateka atari meza, bikiza ibikomere, hari ibikomere by'aho tuvuka, hari ibikomere byo gukizwa nabi, hari ibikomere by'imyumvire mibi, hari ibikomere by'imyigire mibi, hari ibikomere byinshi bitandukanye. Yewe naho ukora hari igihe hakubera ibikomere kubera ibyo wabonera, ariko iyo ugize amahirwe ukabona ugutega ugutwi, noneho Imana yo ibahaye isezerano yuko niba baganira ibyiza bahujwe n'ibyiza, igira ite? Ibatega amatwi, ikabumva kandi ikabateza intambwe. Akandi kagingo hepfo kiyongeyeho, nyuma yo gutega amatwi akumva ibyo bavuga n'ibyo basaba, nuko igitabo, urumva iyo hajemo igitabo haba haje icyo bita isezerano, ngo igitabo cy'urwibutso kirabumburwa hakandikwamo bimwe byaganiriye. Iki gihe haje isezerano, haje kubika amateka, hakubiyemo ibintu byinshi. Bibiliya ngeyo nyigezeho numva ntayiganira bisanzwe nka bya biganiro by'amanjwe. Urumva ibitabo birabumburwa kikandikwamo imbere ye y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ibiganiro byacu byiza, ibiganiro bigamije kugukira, Imana ibiha agaciro ku kigero cyaho icyandikwa cyose cyandikirwa imbere yayo, kivugirwa imbere yayo, gikorerwa imbere yayo. Wowe unyumva, wowe unkurikiye, rubyiruko, bahungu n'abakobwa bacu, babyeyi bacu, twebwe abacu urungano rwacu, banyamakuru, banyamategeko, bantu bashinzwe ibintu bitandukanye, reka nsabe ngo nihashyirweho uburyo bwo kuganira kumvikanyweho, sibyo? Kandi twe gutesha agaciro iby'ikitamenywa. Ikitamenywa ni Imana. Kuki twajya kujyaginga ku Mana? Ariko ni ukubera iki? Nimba uzi ngo Imana ntibonwa kandi buri wese ayemera mu cyiciro cye, ikamufashiriza aho ngaho, kubera iki twajya kujyaginga Imana? Kuki tutubaha ibintu by'Imana? Ijambo ryanjye rero nasorezagaho nk'igihugurwo ni icyo ngicyo. Twumvira Imana, Imana idutere kugandukira ababyeyi, twumvira Imana, Imana idutere kubera umugisha abatubyara aho tuvuka, aho turi, igihugu cyacu, idutere kubikunda, kandi nitubikunda turabirinda, turanabikorera. Amen. Amen. Igitabo rero cyandikiwe imbere ye hazamo icyo bita amateka, ngo ni urwibutso rw'abubahaga Imana. Urwibutso rw'abubahaga Imana, ndakeka mu myaka iri imbere wenda nzaba ndiho cyangwa se ntakiriho nanjye, hariho abazaba biga excellence, hazaba biga Kagame, hariho abazaba biga ubuzima bwe nyirizina, ari umuti ukiza abantu, ibikorwa bye ari ambisiyo y'umuntu, ari inzozi z'abandi bantu, kuko amateka arimo kwandikwa uno munsi wa none, ibitabo birimo kwandikwa. Hari ababipfusha ubusa. Mu by'ukuri iyo mvuze ibi nigeze kukubwira ngo ndababara cyane. Iyo ugeze nka Tanzania, nkunda kuhagenda, Kenya se Bugande, ukumva uburyo uyu mubyeyi wacu afashwe hariya, umuntu afite icyifuzo cyo kuvuga ngo kuki atakwemera no kutuyobora ukwezi kumwe, ariko twebwe arafata manda akayirangiza hari abantu bakigoramye sha. Usanga umuntu yaragoramye rwose, yagiye mu bajura arimo, mu biyobyabwenge arahari. Ni ibyo ngibyo navugaga.
agaciro afite hariya hanze ntago mu Rwanda tukazi. Reka nkubwize ukuri Bernard, ifungwa ry'isengero ryakoze kuri benshi nanjye ndimo, ariko hiruhukije benshi nanjye ndimo. Ibyo wabisobanura gute? Ndi mu bababaye ko zafunzwe, ndi mu bishimiye ko zafunzwe. Byose rero tureba icyiza n'ikibi. Turavuga tuteze insengero zakoraga akazi, kuko ngo umukobwa twarinda ari umwe agatukisha bose. Zakoraga akazi, ariko nimba byabo murengwe wenda ko twa turenzwe umutekano, twumva nta wadukoraho, kubera ko umutekano w'u Rwanda haraho umuntu agera akawusinda. Ukumva wasinze umutekano, ukumva uri igihangange nta no wagukoraho, kandi ukumva wasiribanga iby'abandi. Ariko Kagame aravuga ngo aho uburenganzira bwawe burangirira niho ubwa mugenzi wawe butangirira. So nta burenganzira ufite bwo gusiribanga iby'abandi. Abo rero abanyamadini cyangwa se bamwe mu banyamadini batangiye kubirengaho, basiribanga ubuzima bw'abandi, abambika abantu ubusa, babagaragura, ababiba, abababeshya ibitangaza n'amatike y'indege. Ibyo rero byari bigeze igihe ko ako kanyafu tugacishwa. Nibi rero byabaye muri ibi biyoga n'ibiki turabivuga kuko turi mu bihe byo kubivuga. Mu by'ukuri nge nabimushimira yuko ahora yerekwa, nakomeze yerekwe. Numvishije bakomoza ku by'abambara busa n'indayi n'utubari n'abagurisha n'ibyo biziki bita umuntu wumvaga indirimbo ukagenda biririmba ukumva abantu bararirimba mu muhanda kubera ko hari ikirimo. Sibyo? Hari ikintu kirimo kibivuga. Imana ibaho umugisha rero. Reka tugane ku musozo, ariko nkuko tuba turi kumwe n'umushumba nagira ngo ufashe abantu mu isengesho, kuko burya Satani nawe ni mubi, ajya koropa agakuramo ibyafashwe by'ingenzi agashyiramo ibyo ashaka. Niyo mpamvu abantu basesengura icyanditswe, wigishe ngo ninjye yavugaga ngo ziranyigisho ze wabonaga zigamije iki. Burya Satani aba yatatse. Reka dusenge. Ndasengera abantu mu byiciro wenda nka 3 bakifite insengero zifunze zitari zuzuza ibisabwa. Imana idushoboze ko byuzuzwa. Hanyuma abafungiwe inganda n'ibiyobyabwenge, business yabo nibo bayivangiye, biyakire, batekereze, baracyafite ibitekerezo, batekereze ibindi byagira rubanda umumaro, be guheranwa nuko bahombye. Oya, nimba leta yarabahaye umurongo bakawutakaza, bakawudeviya, nabyo byabageze, nabo bongere batekereze ikindi bakora. Noneho tunasengere noneho babandi ijisho ririho, bagaruke hakiri kare. Murangira atarahaguruka, bagaruke hakiri kare. Muvugi wa polisi yabivuzeho, polisi itarajya muri utwo tubari. Ufite utubari acuruza yubahiriza amategeko, nta kindi asabwa ni ukubahiriza amategeko n'amabwiriza. Reka dusenga Imana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, nguhaye icyubahiro, ndagushimye kubwira isengesho rigufi kuri ano masaha, ariko risobanuye kinini cyane. Ndasabira buri muntu wese ugifite urusengero rufunze, hari icyo akora, hari icyo agambiriye gukora kugira ngo urusengero rufungurwe, abantu b'Imana baterane, babona aho baganira, babona aho bahana ibitekerezo. Nuko ndakwingingira Mwami uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, kugira ngo usange uriya muntu icyo asabwa cyose ukimuremere, kuko ufite byose muri byose. Nuko uduhereze ibisubizo by'ibibazo tweretswe Nyagasani, kugira ngo bikurweho, dukosora amakosa, uduhe ibikwiriye kugira ngo natwe tube turi abakwiriye ndetse mu gihugu cyacu. Mu izina rya Yesu iryo tsinda ndarisengeye, nanjye nisabira Mwami kugira ngo utwubakire uburyo bwo gukosora amakosa twakoze, utwubakire uburyo bwo gukwiza ibikenewe. Izina ryawe rihimbazwe. Nuko kuri urya munsi tuzongera kubona duterana, duhura, dushima, turirimba, uzaturinde muri icyo gihe. Urakoze rero kubw'abantu bahuye n'ingaruka wenda zo kumva nabi, zo kutubahiriza amabwiriza, bengaga inzoga ndetse zimwe zikabije zihitana ubuzima bw'abantu. Iyo tubonye impfu turimo dushingura abazize ibyo banyoye, Nyagasani imitima yacu irababara. Aba bantu rero muri iki gihe barababaye, barumva yuko bakorewe ihohoterwa, bashoye business zabo zirahombye, ariko ndagusaba kugira ngo ubaremere ibitekerezo bizima, kandi ubahereze gutekereza ikindi bakora cyagirira umumaro
abaturage aho kugira ngo habeho ibibasenye n'ibibarimbura mu izina rya Yesu nabo ndabasengeye ari abarimo kubibazwa ari abatari babitange kubw'umutima wabo ukunze babivemo kandi ubahereza imbaraga zo kubivamo koko no kubahiriza itegeko n'ibwiriza by'igihugu kuko igihugu ni twebwe rero iyo dupfuye nta gihugu cyaba kiriho nabo ubwabo ntago byabagiraho ingaruka nziza wera wa Isiraheli ndasoza isengesho ryanjye nsabira buri umwe wese bari biyambika busa bari bakora amahano bari bakora ibishitani ibyangwa n'amaso yawe mu izina rya Yesu yari abasore n'inkumi ari abacuruza tutubari ari abafite utubyiniro ari abacuruza ari abadirimba indirimbo zitariho n'izijya kuzimu ibi bijya kuzimu byose bicecekeshe mu izina rya Yesu urinde igihano aba bana kuko aho baganisha n'uguhanwa ariko nonaha ushobora kubakebura bakumvira ijwi bakumvira isengesho bakareka inzira bari bagiye kujyamo za boate bakazihagarika biyoga babihagaritse n'ibindi bakabivaho no kwambara ubusa nta cyiza gituruka mu kwambara ubusa uretse kujya gehenomo by'Isodoma n'Igomora tujya twiga mu bitabo mu izina rya Yesu ayo mateko yarinde igihugu cy'u Rwanda ndagisengeye ubuyobozi ndabusengeye umutekano ukomeze ubungabunge utanga ubwenge n'ubushobozi kubashinzwe umutekano utanga ubwenge n'ubushobozi kubashinzwe planning z'igihugu utanga ubwenge n'ubushobozi kubayobozi utanga ubwenge n'ubushobozi kubabyeyi n'abanyamuryango n'urubyiruko n'abana ikuzo n'icyubahiro turabiguhaye dusabye twizeye tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen.